Muraho neza, uyu munsi tugiye kubabwira inkuru ya Eric uko yatangiye ubucuruzi bw'ibirayi hanyuma bukamuhindurira ubuzima. Ariko nanone aha ni mu Rwanda, ni mu karere kamwe k'icyaro, hari umusore witwa Eric. Eric yari amaze kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ikibazo gikomeye yari afite cyari kimwe: nta kazi yari afite, nta mafaranga yari afite, kandi ubuzima bwaramugoraga cyane. Buri munsi yarabyukaga agatekereza ati, se koko ubuzima bwanjye buzahinduka ryari? Nzabaho nte nta kintu nkora na kimwe? Ariko nanone icyamubabazaga cyane ni uko bamwe mu bo biganye bamusekaga cyane, hanyuma bakavuga ko yize ariko ntacyo bimaze. Rero birumvikana, ariko hari umunsi umwe ibintu byahindutse burundu mu buzima bwe. Hanyuma yaje kugira igitekerezo cyo gutangira bizinesi. Cyaje gite rero? Umunsi umwe Eric rero yajyanye na nyina ku isoko. Agezeyo yitegereje neza abacuruzi, abagore baguraga ibirayi ku giciro gito mu cyaro, hanyuma bakabijyana mu mujyi, bakongera bakabigurisha ku giciro cyo hejuru, bakunguka amafaranga. Ariko yarahagaze aratekereza ati, ariko se kuki njye ntatangira ubu bucuruzi nk'abandi koko? Aha niho igitekerezo cya bizinesi ye icyatangiriye. Hanyuma kugura ibirayi mu cyaro akabijyana mu mujyi, akabigurisha ku giciro gito kirenzeho gato, akunguka. Ubundi uko yatangiye bizinesi ye, Eric nta mafaranga menshi yari afite, ariko ntiyigeze ategereza igihe cyiza. Yakoze ibi bikurikira: yasabye nyina kumuguriza amafaranga make yari afite, agera ku kugura imifuka 2 gusa y'ibirayi. Hanyuma ashaka moto izajya imufasha kubijyana mu mujyi. Hanyuma ajya ku isoko atangira kugurisha ibirayi bye. Ku munsi wa mbere ntiyungutse amafaranga menshi, ariko ntiyacitse intege. Yaravuze ati, nubwo nungutse make biruta kuba ntacyo nakoze. Ifaranga rito ni intangiriro, kuko buriya uwagize ifaranga rimwe aba aruta ufite 0, kandi ufite igiceri cya senkani aba aruta utagifite. Hanyuma hari ibibazo ariko yahuye nabyo muri ubwo bucuruzi bwe. Ubucuruzi ntabwo bwari bwumworoheye, kuko nubwo Eric yatangiye bizinesi, ariko hari imbogamizi yahuraga nayo. Hari ibirayi byari byangiritse mu nzira kubera ubushyuhe, ndetse yemwe hari n'ibirayi byagendaga byangirika bitewe no kwikubanaho. Ariko hari abacuruzi nanone bakomeye bamusekaga bavuga ko ari muto mu bucuruzi, ko atazunguka. Hari igihe rero yanungutse makeya, nabwo ni imbogamizi yahuye nazo. Ariko nanone hari n'igihe yacitse intege, ariko akibaza niba yaribeshye kuba acuruza ibyo birayi. Ariko Eric nanone nubwo ibyo byose byabaga, Eric ntiyigeze acika intege. Yagumye yibwira ati, niba abandi barabigezeho nanjye nzabigeraho. Niba abandi baracuruje bakunguka bakagira ibyo bakora, nanjye nzunguka kandi nzabigeraho. Uko yatangiye gutera imbere rero, Eric yatangiye guhindura ubuzima n'uburyo yakoragamo. Yabonye abahinzi beza bamugurisha ibirayi ku giciro cyiza. Yiga uko ibirayi bibikwa neza bitangirika. Atangira kubara inyungu ndetse n'igihombo buri munsi. Uko yagiye yunguka akabyandika, niba hari n'igihombo yahuye nacyo akacyandika. Hanyuma atangira gukoresha neza amafaranga, ntasesagure. Buhoro buhoro bizinesi ye yatangiye gukura. Atangira kujyana ibirayi byinshi, hakunguka amafaranga menshi kurusha mbere. Ubundi arakomeza akora bizinesi ye. Hanyuma uko byamuhinduriye ubuzima,
nyuma y'igihe gito Eric yabaye umucuruzi uzwi ku isoko kandi umucuruzi ukomeye cyane, dore ko yari yaranize yarangije mu wa gatandatu segonderi. Yatangiye kujya avugana n'abakiriya baje batazi kuvuga ikinyarwanda, hanyuma babacuruzi bamusekaga batari barize, bagurishaga ibirayi, agatangira gutwara amasoko y'abantu akomeye. Eric yaje kwagura amasoko, hanyuma atangira no kujya acuruzanya n'ibigo bikomeye bitewe ko yari yarize azi no gushaka amasoko. Yatangiye guha abandi akazi, hanyuma batangira baramukorera, hanyuma yubaka icyizere mu buzima bwe, atangira kubona urumuri rw'ubuzima bitewe no gutangira gukora bizinesi atangiriye ku bintu bikeya. Rero kuva ku musore wari udafite icyizere yaje guhinduka umuntu wubahwa mu bucuruzi, ndetse abantu bose hageze bagatangira bakamuranganwa, bagatangira bakavuga bati se uriya ni Eric twari tuzi. Isomo rero twakura muri ino nkuru nuko iyi nkuru itwigisha ibintu by'ingenzi byinshi, ariko ibi ngibi nibyo twaguhitiyemo. Igitekerezo gito gishobora kubyara bizinesi nini. Ntugategereze kugira amafaranga menshi ngo utangire bizinesi, ahubwo kwihangana ni urufunguzo rwo gutsinda. Gucunga neza amafaranga ni ingenzi cyane mu buzima ndetse no muri bizinesi. Gutsindwa cyangwa se ukabona biranze mu ntangiriro, ibyo ntabwo ari iherezo ngo bitume ucika intege, ahubwo komeza ukosore aho ubona bitagenda neza, hanyuma ushake n'inama aho bishoboka, ariko ukomeze gutangira bizinesi yawe. Niba uri umunyeshuri cyangwa urubyiruko, wibuke ibi bikurikira. Ubuzima ntibutegereza ko uba witeguye 100%, ahubwo bugusaba gutangirira aho uri ku byo ufite. Eric ntiyabaye umukire mu ijoro rimwe, ahubwo yubatse intambwe ku yindi, buhoro buhoro, ruto ruto nirwo rugendo bituma Eric amenyekana, kandi Eric aba umukire. Ibyari inzozi izo kuba atabona icyerekezo cy'ubuzima, ahubwo atangira kuba umwe uha abandi akazi. Ese wowe niki ukuye muri iyi nkuru ya Eric waje kuba umukire atangiriye ku dufaranga dukeya akabasha guhinduka umukire? Duhurire muri komenti, kandi ntiwibagire gukora subscribe kugira ngo izindi story tuzagenda tubagezaho zitazagucika. Ariko ukeneye no kugisha inama cyangwa se gutangira business, watwandikira kuri 0788910639, ubundi tukakugira inama. Nta kiguzi na kimwe bigusaba na kimwe rwose, usibye kuba wowe ubwawe ushaka gutangira kandi nawe ukagera aho ugeza ubuzima bwawe. Nakoze kudukurikira, twongere duhurire kuri African Deals Domaine mu bindi biganiro tuba tugenda tubategurira. Iyo ni success story.